Bakundwa mwongeye kwirirwa mwese abakurikira Kaireme TV. Kuri uyu mugoroba nifuzaga ko tuganira ku myambaro y'imbere y'abagore n'uburyo ishobora gutera ikibazo nka kanseri y'inkondo y'umura cyangwa se bigatera na infection urinaire. Mu by'ukuri imyambaro y'imbere y'umugore ni imyambaro ikora ku mubiri w'umugore. Umubiri w'umugore cyane cyane mu myanya ye myibarukiro cyangwa imyanya ndangagitsina, wabyita uko ushaka. Iyi myanya rero ni imyanya igira ububobere cyane. Ni ukuvuga ngo akenshi usanga imyanya ndangagitsina y'umugore ihora igira ububobere. Niko iteye, ntabwo ari ibintu ushobora guhindura, niko Imana yabiremye. Noneho umugore niyo mpamvu bimusaba nyine kwigirira isuku, gukaraba agacya, donc kwiyoza neza, agakoresha amazi meza atarimo umwanda, kuko uwo mwanda ushobora kwibika kubera bwa bubobere. Urabona nk'icyuma iyo gihora kinyuraho amazi gishobora kugira ibibazo by'umugesi kubera ya mazi ahora ari ahantu. Uvuga ngo bwa bubobere rero umugore aramutse adakaraba bushobora kwakimira microbe ziturutse ku matoilette akoresha, ku mazi mabi akaraba, ku masabune mabi akoresha, ku kudakaraba n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga rero imyanya myibarukiro y'umugore agomba kuyigirira isuku muri ubwo buryo bwo guhora yisukura, kandi akayisukuza amazi meza, ntakoresha amasabune ahumura yandi ashobora kwica abasirikare b'umubiri bahora hariya baharinda, ku buryo agomba mbese kubyitaho ibyo bintu. Hano rero twe tugiye kuvuga noneho ku myambaro umugore yambara, cyane cyane amakariso. Amakariso y'umugore agomba kuba ari amakariso ashobora kutabika microbe kugira ngo zitamuteza ikibazo. Ni ukuvuga ngo hari ubwoko bw'umwenda umuntu ashobora kwambara, ariko bwa bwoko bw'umwenda bugateza ikibazo, bukabika microbe. Ni ukuvuga ngo mu miterere y'ubwo bwoko bw'imyenda bukabika microbe ku buryo icyo umugore cyose yakora, ni ukuvuga ngo icyo yakora kugira ngo izo microbe zitamugeraho, ugasanga ari ukwirinda iyo myambaro, cyangwa se mu gihe yambaye bikamusaba izindi tekinoloji zishobora kumufasha kugira ngo ya myenda itaza kumuteza ibibazo. Niyihe myenda rero umugore adakwiriye kwambaramo amakariso? Uvuga ngo hari amakariso akoze mu bwoko bwa coton pure, cyangwa se coton wenda 70% ikaba ari coton, wenda bakavangamo izindi matière, ariko uwo mwenda ufite nabura coton guhera kuri 70% kuzamura, uwo mwenda ushobora kutabika microbe cyane. Ese biteye gute? Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo murebye kuri tisi dushyize hano, tisi ya coton, uzasanga ari igitambaro gikomeye kidapfa koroha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kugira ngo kibe gitraverswe cyangwa cyinjirirwe n'amarikide cyangwa se n'amazi cyangwa ibintu bisukika, kugira ngo byinjire, birinjira ariko ntabwo byinjira mu buryo bworoshye igihe ibyo bisukika bishobora kuba bitameneka cyane, bitari amazi bugezi. Ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo amatembabuzi ava mu myanya myibarukiro y'umugore aba atoroshye ku rwego rw'amazi bugezi, aba ari amazi ariko atoroshye cyane, ku buryo ashobora kugera kuri iyo tisi y'iyo kariso, hanyuma noneho akaba yaba absorbe, akaguma kuri iyo tisi, ntatunguke ngo ahita ajya inyuma. Icyo gihe rero noneho uretse n'icyo, iyo tisi ibikomeye ku rwego iyo yimeshe microbe zirapfa, kuko ziba ziriho hejuru, zirapfa. Noneho wayanika ku zuba cyangwa se wayitera ipasi zigapfa zigashira. Hari izindi tisi rero twakwita nka tisi hari tisi za nylon zo ziba zoroshye ku rwego ushobora kuba
ya likide igiyeho cyangwa se amatembabuzi mavangingo cyangwa se donc y'amazi aba mu myanya myibarukiro yajyaho noneho igahita icengerwa ku buryo ashobora no guhita atunguka n'inyuma. Rimwe na rimwe izo tisi zitwa niro niko ziba zikoze ku buryo ziba zoroshye cyane ku buryo ziba submerge n'ayo matembabuzi mu buryo bworoshye, ku buryo bituma n'iyo ufuze ntabwo ashiramo kuko aba yaracengeye muri tisi yose, ntashiramo. Bisaba ko niba uyifuze urayivuguta cyane, yego ukoresha isabune, ukoreshe antibacteri, amasabune yica microbe, hanyuma nurangiza unayanike ku zuba cyane, nubwo n'izindi n'izo za coton umuntu azanika ku zuba, ariko iyi ngiyi ya niro yo iraziririza cyane, kuko yo ibasha kubika microbe zikaba zakwiyakimira zikaguma muri ya tisi mo imbere, kuko zo zibasha gucengeramo zikagumamo. Noneho iyo zigezemo ntizivamo, kuvuga ngo zo ziragenda zikiturira muri ya tisi, ukayimesa, ukamesa wa mwenda, ukavuguta ukanika ku zuba. Wamara kwanika ku zuba rikaze ukazajya kuwambara za microbe zapfuye, cyangwa se ukawutera ipasi. Iyo bitagenze gutyo rero, izi niro ziroroshye kuba mu gihe watrapye microbe zivuye kuri toilette witumyeho. Buriya amatoilette kubera bakoreshwa n'abantu benshi, hariho abantu bagira umwanda bakoresha toilette nabi, noneho microbe zigasigara kuri toilette, wayikoresha ugahita wandura. Ni ukuvuga ngo toilette ni ikintu kiziririza, ni nayo mpamvu atari byiza ko umuntu yituma muri toilette ijyamo abantu benshi cyane. Kuvuga ngo ni byiza gukoresha toilette wizeye, cyane cyane iyo uri igitsina gore, kuko bigufasha gutuma utabasha kwangirika cyangwa se kurwara izi ndwara zikomoka ku mwanda uturuka muri toilette. Ni ukuvuga rero niro ya matisi, ano matisi ya niro muragenda muyabona, ndagenda mbashyiraho amoko atandukanye y'amatisi ya niro. Urumva niro ifata za microbe, uvuye kuri toilette ukoze pipi cyangwa se ukoze kaka, ya toilette microbe zigutarukiye ku ikariso zifatamo, cyangwa se urazihagurukanye uzamura ikariso urambara, zijya muri ya kariso ziyakimiramo, zibikamo. Zimaze kwibikamo, noneho wowe ukomeje ubuzima nkaho nta cyabaye. Ziratangira zikakurya ya kariso, ukayifura wowe ukanoga, ukajya no kwivuza wenda. Ariko wazongera kwambara ya kariso ya niro, za microbe zikongera zikabyuka zikakwigaragariza, ku buryo wongera kumva utangiye kuryaryatwa ukishima. Mu minsi nk'ibiri ukaba wongeye warwaye ya ndwara. Mu by'ukuri utongeye kuyikura ku matoilette cyangwa se ngo uyikure mu mabase atogeje neza, ahubwo ukayikura directement kuri ya kariso wari wambaye. Nyamara kuri koto yo ntago ari uko bigenda. Ni ukuvuga ngo koto iyo uyifuze neza, kwa kundi twabivuze, n'isabune n'amantibacteri, ukayanika ku zuba cyangwa se ukayitera ipasi, ni ukuvuga ngo microbe ziba zipfuye, ku buryo wongeye kuzayambara uyambara iri safe, ntago iguteza ibibazo. Iki kibazo rero cy'amakariso abantu benshi ntabwo bakunda kucyitaho, kuko usanga nyine ari ikintu kiri intime cy'umuntu, ntawe ukimurebaho, ntawe ubyitaho, nta muntu umukontorora ngo amenye ngo yambaye ikariso imeze itya cyangwa se yambaye nylon, yambaye coton. Abantu benshi ntabwo babyitaho, agura ibyo abonye, abavuga ati ni njye uyambara, ni njye uyizi, ni njye uzi uko mo imbere meze ukomeze. Ariko mu by'ukuri igutamaza ku rwego urwara ukahorana ama infection urinaire utabizi, ugahora warwaye infection, ugahora wishimagura. Noneho wagira ibyago wakubitana n'umugabo, waba bana n'umugabo utagira isuku, utabasha gukontorora nk'igihe agiye gukora pipi cyangwa se akoze kaka, yicaye kuri toilette siège. Ziriya toilette za siège tuba twicaraho, ni toilette abantu basangira, ni nazo zikunda kugira uburwayi cyane, nubwo n'izisanzwe zo hasi zitari shyashya, kubera ko n'izo hasi kenshi ujya kuyitumaho, ariko abantu banasize bayanduje, ku buryo ukora pipi wicaye, inkari zatarukiraho zikajya zitarukira kuri toilette zinagutarukiraho, bigahinduka ikibazo.
rero ukoze butarukira ni kuwandura. Noneho wagira ibyago rero wakubitana no kubana n'umugabo utazi ko igihe yicaye kuri toilette a siège agomba kwirinda ko imyanya ndangagitsina ye ikora kuri ya toilette ya siège, noneho yanagera mu rugo ntabanze kwiyuhagira ngo yisukure, kuko infection urinaire iyo zigeze ku bagabo igihe zitari imitezi cyangwa ngo zihinduke infection urinaire zikaze, akenshi umugabo we ayitwara gutyo kuri sexe ye ariko we ntimwatake, ku buryo we adashobora kugira ikibazo ngo yumve infection urinaire iri kumurya cyangwa se ngo agire uburwayi. Akenshi keretse ari imitezi y'imburugu na za zindi zikurikiraho gonocoxie n'izindi, ariko ahanini we infection urinaire arayitwara, arayiporta muri sexe ye, ayijyana ayidepose ku mugore we, ariko we nta burwayi ari bube yatake, keretse ko muganga ari bumuvure kugira ngo nawe bimuvemo kugira ngo atazongera kuyikwanduza. Hari abagabo rero ajya kuri toilette agashyiraho igitsina cye, izo microbe akazizana, yagera mu rugo agakora sexe n'umugore atabanje gukaraba, atabanje kwisukura. Icya kabiri, nubwo yakwisukura izo microbe rimwe na rimwe ziragiye nko muri sexe ye, igihe sexe ye idasiramuye ashobora kongera n'ubundi akakwanduza kuko ziba zibitse, nubwo yakaraba ziba zibitse muri we. Ikindi noneho hari abagabo nanone bagenda basuhuza abantu cyangwa bakora ku bintu bitandukanye by'imyanda cyangwa iki, yagera mu rugo yatangira gukora sexe, wumva hariho gukora ku mugore we ku myanya myibarukiro cyangwa se ku myanya ndangagitsina, uko agenda amutusha amukoraho niko amusigamo microbe, niko amwanduza microbe zimujyamo, za infection urinaire zigakomeza gukura muri wa mugore kuruta ko zitaba zihari. Abagore rero ni abantu baziririza cyane, bisaba kwitwararika, bisaba kumenya kugira isuku y'uri umugabo, ndetse n'umugore nawe ubwo akamenya isuku agomba kwikorera. Iyi myenda rero twambara y'imbere iradutamaza, kuko iyo ugira ama infection urinaire ahoraho, rimwe na rimwe hari igihe usanga ari ikibazo cy'amakariso adasukurwa neza, wambara amanilo cyane kuruta kwambara coton. Ntujye ushakisha uburyo wagura coton ngo ubarizo uzajya wambara, icyo ni kimwe. Icya kabiri, ushobora gusanga uburyo ufura wihuta wigendera ukananika ahantu hatagera izuba, ntunibuke kuyatera ipasi, ku buryo za microbe zihora ziyakimira zikura zimultiplier, ku buryo uhorana infection urinaire ukivuza ariko ntibigire icyo bitanga, kubera ko urivuza bakaguha imiti ariko ugahora wandura byongera byandura bundi bushyashya. Ikindi, izi kariso zidutamazaho nuko amanilon aranuka cyane. Nuvuga ngo nilon iyo igiyemo y'amazi na bwa bushyuhe bugaragara ku myanya ndangagitsina y'umugore, usanga nilon yatangiye kunuka, odeur ihita ihinduka, ku buryo umugore ashobora kugutambukaho ukagira nta kariso yambaye, ukagira ngo nta nubwo yakarabye, kandi wenda ni ikibazo gusa cy'uko yambaye ikariso ya karite mbi. Iriya karite y'iriya kariso ishobora guteza ikibazo umugore ku rwego yumva ko odeur ye ihindutse, agatangira kunuka, agatangira kumva odeur ihindutse. Hari abagore rero banuka atari uko basanzwe banuka, ahubwo ari uburyo amakariso yabo bambara ari nilon, kandi nilon nk'uko tubibonye ikaba ibika odeur, kuko d'abord urayifura nticya, bisaba gufura cyane ugashyiramo na antibacterie kandi ugatera ipasi, ariko nabwo ntibikeye kuko irongera ikabsorba, yamara kwabsorba bya bintu yabsorbye ntinagire gute, ntitume bivamo vuba cyangwa se ngo bishiremo vuba. Noneho ibika odeur mbi, ya odeur ikireperkita ku buzima bw'umugore, kubera ko aho agiye hose bahora bumva nuka, ariko mu by'ukuri atari ukunuka. Yava nko gukora pipi kandi wenda yariyogoshe nta kibazo cy'umwanda afite, ariko ugasanga still akoze pipi, agatonyanga kamwe k'inkari katarukiye ku ikariso mu gihe atihanaguye n'agapapier hygienique. Murabizi ko niyo ukoze pipi wihanaguza agapapier hygienique ku buryo bumeze neza. Abayisilamu baritawaza, ariko noneho hagiyeho udukari duke, twa dukari tugahita dutuma ya nilo inuka cyane. Ni ukuvuga ngo kunuka kwa nilo ni ibisanzwe, ni kawaida. Abantu benshi rero bakurikira ibintu bya make,
bakirengagiza ko rimwe na rimwe ibintu bya make bishobora kuba bifite ingaruka ku buzima bwabo. Ikindi rero nshaka kubabwira ni uko utagakwiriye kwirengagiza iyi information kuko ikivuze infection urinaire, ikivuze kunuka, kivuze ko no mu mubiri bigenda byinjiramo, kivuze ko ubutaha ushobora no kuba atake na kanseri y'inkondo y'umura. Ni ukuvuga ngo za microbe zikwinjiramo, guhorana ama infection urinaire bishobora kuzazamuka bigatera ibibyimba muri nyababyeyi, bishobora gutera kubora muri nyababyeyi, uduserire tumwe tugapfa tukazavamo kanseri, kuko kanseri ni serire zipfa ntizironovere. Ubundi serire z'umubiri zikoze ku buryo iyo ipfuye irongera ikironovera, irivugurura, iriyuburura, ikongera ikabaho. Rero hariho ukuntu ushobora kugira gutya za infection zihora zikwataka, systeme immunitaire yawe ikaba nkeya, ku rwego muri nyababyeyi hashobora kuba intege nke z'ubwirinzi, noneho ukageza ku rwego bikuviramo ibibyimba muri nyababyeyi. Ibibyimba bibamo amoko abiri, hari ibibyimba bitavamo kanseri, hari n'ibibyimba bivamo kanseri. Ariko ikibyimba cyose n'ibyo bitaravamo kanseri kiramutse gitinzemo gishobora kuzavamo kanseri à la longue. Hano rero ugomba kumenya ko ibyo byose ni bimwe mu bishobora kukurinda. Ugomba kubimenya, ukamenya uko ubaho, ukamenya uko wirinda, ukamenya uko urinda ubuzima bwawe. Umugore rero yakora iki kugira ngo ubuzima bwe bw'imyororokere cyangwa se imyanya ndangagitsina ajye ayifata neza? Harimo kuba yagomba gukaraba nabura 2 ku munsi. Icyo ni kimwe, kugira ngo agabanye bwa bushyuhe na bwa bubobere buba bwabaye bwinshi mu myanya ndangagitsina. Hanyuma kandi agakoresha amakariso ya coton cyane cyane, kandi noneho akamenya n'uburyo bwo kuyafura neza, akayamesa n'isabune yabugenewe, akayafura gacya, akayanika ku zuba, kuko izuba, bwa bushyuhe bw'izuba bwica za microbe z'amabacterie, donc za microbe ziba ziri muri iyo kariso. Noneho izo yakuye ku matoilette, izo yakuye hehe, zamara gupfa noneho akayinjiza imaze kuma, hanyuma akayitera n'agapasi agiye kuyambara, ikabanza microbe akamakinga ashobora ko zapfuye neza, hanyuma akayambara. Mu gutera ipasi atera cyane cyane hariya hagana ku myanya ndangagitsina, kugira ngo birusheho kuba byamufasha kugira ngo izo microbe mbese zitaza zimwinjirira. Ariko igihe yanitse ku zuba cyane biba byihagije, ipasi si ngombwa. Ariko hari igihe izuba riba ryabaye rike, wenda microbe ntizipfe bihagije. Hanyuma rero ikindi, umugore agomba kumenya toilette akoresha. Toilette ukoresha zifite akamaro kanini cyane ku buzima bwawe. Niyo mpamvu umugore atagomba gupartaja toilette n'abagabo. Icyo ni kimwe. Epi nubwo yapartaja toilette n'abandi bagore, ntago yizera iyo toilette. Igihe ikoreshwa n'abantu benshi agomba kuyoza kenshi, kandi agakurikirana imiti akoresha yoza, kugira ngo za microbe z'imbere zose zipfe. Hanyuma ikindi, agomba kumenya ko igihe yituma kuri toilette ikoreshwa n'abandi bantu agomba kwibogeka kugira ngo microbe zitamuzamukiramo. Akandi kantu, agomba kumenya amabase akoresha, kuko rimwe na rimwe hari amabase dukoresha dupartaja n'abandi, uko dupartaja toilette n'abandi bantu, cyangwa amabase cyangwa se indobo twogeramo, tugomba koza ya ndobo cyane n'isabune n'amazi meza ashyushye, tukayitunganya mbere yo kuyogeramo, kugira ngo za microbe zitatwinjira, zitatuzaho, kuko hari izigenda ku masabune, hari izigenda muri iyo ndobo cyangwa ibase. Noneho ukabasha kuba uri sure ko isuku yawe yuzuye. Uburyo rero amakariso tuyabika, rimwe na rimwe amakariso urayafata ukajugunya aho ubonye. Ugomba gukora ku buryo ugira akatruse, akantu k'agatruse, hano murakabonaho, ubikamo cyangwa se uzinga amakariso yawe ukayashyiramo. Nyuma yo kuyatera ipasi ukajya wambara agakariso gafite isuku. Ibi rero bituma ubaho ubuzima bwiza bw'imyanya ndangagitsina. Ikindi kintu ugomba kumenya, imyanya ndangagitsina isukurwa n'amazi yo kunywa. Ni ukuvuga ngo ugomba kunywa amazi ukurikije ibiro ufite. Guhera
donc umuntu uri munsi y'ibiro 70 akenshi anywa amazi angana na litiro ebyiri n'igice. Iyo ugeze hejuru y'ibiro 70 na litiro 3 zigezamo, ariko ugomba kunywa amazi ku munsi, ukanywa amazi atari byo byo kunywa ikirahure kimwe ngo urekeraho. uba ugomba kugotomera 1 litiro n'igice, ukaza kongera kunywa yenda iyindi, ariko wakoze uko ushoboye nabura litiro n'igice ukayinywera rimwe, kugira ngo ya mazi ajye mu mubiri abanza netwaye impyiko, amanuka ajye mu ruhago asohoke. ubwo niko n'imyanda iri mu mubiri igenda isohoka. Ibyo rero binafasha mu myanya ndangagitsina, kuko ari amazi ububobere buva no ku mazi unywa, ntiwumagare, bigatuma ububobere bw'umubiri bumera neza ku buryo umubiri utananuka. Uzabyumva, hari abagore bamwe batanywa amazi, usanga ububobere bwabo babunuka kenshi kubera ikibazo cy'uko nyine ntibanywa amazi, badegaja umwuka mubi w'ibyo barya, ariko ibyo kunywa byarabuze mu mubiri wabo. Mwibuke neza ko umubiri wacu 2/3 ni ibyo tunywa. Ibyo tunywa bigize umubiri wacu 2/3, ku buryo ushobora no kunywa utariye ariko ukabaho. Ariko buriya kurya no kunywa igifite akamaro cyane ni ukubanza kunywa. Ni ukuvuga ngo kunywa amazi ni ingenzi cyane, hanyuma noneho ukaza kurya ukurikije za ntungamubiri zose tugenda tugaragaza ko umubiri w'umuntu ukeneye. Abagore rero mwibande cyane guhitamo amakariso mazima ababereye, amakariso mushobora kuba mwizeye ko atabika wa mwanda, ahubwo ashobora kuevacuwa bikagenda neza. Ndabashimira rero mwese abo tubanye muri iki kiganiro. Uwiteka Imana barinde, mukomeze kugubwa neza, kandi mbizeza ko Kaireme TV dukomeje kuganira, dukomeje kungurana ibitekerezo. Mukomeze gukanda subscribe na like kuri video zacu, munaduhe na comment. Turabakunda cyane. Nimero yanjye ya telefone ni 0783347134, hanyuma ibitekerezo byanyu bikatugeraho. Imana ibarinde. Bye bye.